Hark, is the shepherd's voice I hear, out in the desert dark and drear, calling the sheep who've gone astray, far from the shepherd's fold away. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wanderers to Jesus. Faso na brokoli nayo yaribwa cyane muri kino gihe hariho iriya bita Helicobacter pylori yo bita H pylori. Ishuri brokoli niyo ya mbere mu gukumira kuko abantu bose bafite ikibazo cya Helicobacter pylori yarangiza ako kantu k'ingwe gasimba yarangiza gafata mu nzira igana mu mukondo ugana mu mara. Birakwiriye ko abantu bakunda gukoresha brokoli kandi bakunda gukoresha inanasi. Kabihuze kurya karoti kwa kundi meze byo ngiro bwabyo gusa ibyo byose birakenewe kugira ngo abantu baje barya ibintu bibisi kuko ubuzima bwacu kubitewe no gushaka ko babuzima iyo turi ibizima nabwo ubuzima bitagoranye. Umubiri w'umuntu impamvu ukeneye kuruhuka nuko umwijima ari wo wa mbere mu gusohora imyanda mu mubiri w'umuntu. Umwijima ukeneye kuruhuka rero. Umwijima wawe ukeneye kuruhuka uko no gusinzira bihagije. Umwijima wawe ukeneye amahoro uko no kubana n'abantu neza. Umwijima wawe ukeneye isuku. Umwijima wawe ukeneye kwishima. Umwijima wawe ukeneye imboga kandi umwijima wawe ukeneye imbuto bitavanze. Mukunde ko nkurikirana neza. Uyu rugingo rubeshaho cyangwa se rushinzwe kubaho k'umuntu rukeneye amaraso aho razigamwe ntashire. Shimishijwe no kubana iki gitondo. Reka rero dusenge. Turagushimye data wa twese uduhaye uyu mwanya wo kubaho. Kuri benshi bemeye no gutega amatwi no gutanga ubushake bwabo no kuva mu bitotsi byinshi izina ryawe nirihimbazwe. Tugusabye rero kutuba hafi ngo duhe kumva no kumvira, duhe gusobanukirwa ibidukwiriye kandi duhe kuvuga uko bikwiriye n'abumva bumve neza. Tubyambaje mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganirira hamwe gusa ibyo bita kwirinda kuruta kwivuza. Iyi ngingo ikomeye cyane yitwa kwirinda igizwe n'ibintu byinshi cyane cyakora abantu benshi cyane iyo bayumvishije bumva basa n'ababwiwe yuko hariho ibintu bagiye kubuzwa, ariko reka tunababwire ngo nibyo mubuzwa byose Imana igize ibyo tubuza aba ari kutugirira neza. Kubw'ibyo muri magufi mbese Imana n'umushumba w'ubwenge bwacu. Niyo mpamvu rero igiye kukuza ibanza kukwigisha. Iyo umaze kwiga rero uramenya, iyo umaze kumenya urasobanukirwa, iyo umaze gusobanukirwa ni wowe wirinda nta tegeko, aho mukirinda kubw'ubushake butewe no kumenya. Muri Petero ya kabiri igice cya mbere umurongo wa 5 kwizera mukongereho ingeso nziza muzongereho kumenya mukongereho kwirinda. Tibyemewe ko umuntu yirinda atazi. Rero impamvu bavuze turubwerekeze gusa ku burwayi cyane ku mashami abiri turavura kandi tunirinda indwara. Nta muntu uzi ubwenge no gushyira mu gaciro wajya tegereza yuko arwara, ahubwo akwiriye guhora yirinda ngo atarwara, ariko yanarwara ko hariho izo tutashobora gukumira nk'ibyorezo, izanduza, izikomoka ku bukene, kudakora byinshi. Dukwiriye kumenya neza icyo twakora ngo nibura twahuranye tumenye neza icyo twakwikorera. Rero ubumenyi ntabwo bubikwa mu mubiri ahubwo bubikwa mu bwonko, kandi ubwonko nabwo bufatwa neza. Niyo mpamvu hakwiriye kubanza habaho kumenya maze ukinjira muri iryo jambo rivuze ngo kwirinda kuruta kwivuza. Ibyo ni baba ngo plutôt prévenir que guérir ko mu Gifaransa babyita. Noneho ubwo rero tuva mu murongo w'abandi bavuga ngo aho gupfa wifuza wapfa wivuza. Ahubwo umuntu yayobora kwifuza kwe kugira ngo nibura kugere ku rugero rukwiriye. Mu mbuto yo kwirinda ni imbuto y'umwuka mu Bagalatiya 5:22-23 muri za ngingo zigize imbuto z'umwuka no kwirinda birimo. Ubwo bivuze neza ngo umuntu ufite umwuka ntabwo ajya hatirirwa kwirinda, ahubwo asanga iyo mbuto yera mu mbuto z'umwuka. Izo mbuto z'umwuka nazo ziboneka iyo Yohana 14:15
havuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data azabaha umufasha niwe mwuka wera. Iyo umaze gukunda amategeko y'Imana, ayo mategeko y'Imana bagizwe n'imigabane 3, hari ukumvira Imana, hari kubana n'abandi neza no gufata neza imibiri yacu, ibyo bita roi social, nibyo bita bese hari amategeko mboneza mubano n'amategeko mboneza mirire, yarangiza ayo nayo ari mu mategeko agenga kubaho. Kubw'ibyo rero niyo mpamvu turi bugerageze gusa n'abareba biba bigamije iki kandi bishaka iki mu kwirinda. Impamvu ni ukugira ngo turebe ko imibiri yacu yaba mu Batesalonike ba mbere 5 haratubwira ngo mwebwe ubwanyu, imibiri yanyu, umwuka wanyu n'ubugingo birarindwe bitazabaho umugayo ubw'umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ubwo bigaragara neza ko umuntu azabazwa. Noneho mu Bakorinto ba mbere 10:31 namwe yo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Noneho mu gitabo cy'intambara ikomeye mu kigwa kivuga ngo umugorozi w'umunyamerika harimo ijambo bakoresheje bari kuvuga witwa William Miller. Yari umuntu bavuze ubuhangange bwe n'ubutwari bwe, bamuvugaho bake bati uyu muntu uko yari ameze, aravuze ngo en plus d'une constitution robuste, uretse kuba yari akomeye gusa mu mpagarike, le jeune Miller possédait dès son enfance une intelligence sensible au-dessus de la moyenne. Nubwo yakanguye isi akayiburira, ariko uhereye no mu bwana bwe yari umuhanga wumva vuba birenze imyaka ye. Sa soif de connaissance, yagiraga inyota yo kumenya. Mujye mwumva ko byanze bikunze no kwicara gusa dushaka kumenya, ujye wumva ko byanze bikunze uwanze kwinjiza ubumenyi ntabwo urakwinjiza ubuswa. Ugomba kumenya neza ko udakunda ubumenyi, ubuswa bwo buzaba ubwawe. Yarabati son amour d'étude gukunda kwiga kwe, son esprit investigateur, yari afite intekerezo zikashakashaka, et son jugement pondéré, kandi yari afite imyumvire yumva vuba cyangwa se qui allait sans cesse en augmenta, byajyaga bigenda byiyongera kuri we. Si prière igihe abandi biga bakarambirwa kwiga, ahubwo we yariga inyota yo kwiga ikiyongera. Yafati si prière largement à son manque d'études universitaires, nibyo byamufashije nubwo atari yarize université, yagize ubumenyi nk'ubwo abageze muri université bitewe no gukunda kwiga. Ibwo yakunze gusoma. D'une moralité irréprochable, il était estimé pour sa probité, son industrie et sa générosité. Yarakundwaga, yarakenewe, yari umuntu w'umuziranenge, yari umuntu mbese ubwenge bwe bwari bwiza, yarakundwaga bwo kubanguka, yari umuntu w'umushakashatsi, akaba n'umuntu w'umunyabuntu. À la force d'énergie et d'application, kubwo imbaraga zikoresha umwete ndetse no gushyira mu bikorwa, tout en conservant ses habitudes studieuses, kandi yakomeje kugaragaza akamenyero ko kwifata neza. Il acquit de bonnes et une certaine aisance. Yaguwe neza hakiri kare. Rero ubumenyi buri mu bintu bitera ishema. Ubumenyi bwongera ubwenge. Ubumenyi n'ababushaka butuma bongera, n'abarangije amashuri baba bakiyarimo. Niyo mpamvu rero aho uri nubwo warangije ongera wiki, kugira ngo ibyo utamenye mwijya mwumva munyuzwe no kwiga ishami rimwe ryo kumenya ngo murishake mu buzima bwanyu bwose. Ubwo wize kubara birahagije, umenye n'amateka, umenye n'ikirere, umenye n'ubutabire, byose wumve ukeneye kubimenya. Noneho kuko uyu munsi ari ukwerekeza ku buzima, mu gitabo cyitwa ibihamya umuzingo wacyo wa mbere cy'igifaransa havugamwo ibintu byinshi cyane, ariko nge nagendereye ko nkora kuri bike cyane, kuri buri ngingo yose ndayigeraho, ariko nsomye bike. Muri icyo gitabo page yacyo 202 mu kigo cya 34 haranditse ngo le vrai principe du christianisme crée en nous une source de bonheur dont on ne peut mesurer la hauteur. Ihamenya kuri ry'ubukristo rirema muri twisoko y'umunezero utashobora gupima impagarike yayo, profondeur, ubwimbike, la longueur, la largeur, uburebure n'ubugari bwabyo. Iyo winjiye mu Kristo nyakuri birema ni isoko y'umunezero.
biragenda bigapima uburembe bikakwagura. Secret de Christ à nous source d'eau jaillissant. Ubu Kristo se niki? Ni Kristo muri twe isoko y'amazi abeshaho, amazi ahembura. Noneho kwibye jusqu'à dans la vie éternelle, bikazatugeza ku bugingo buhoraho. On peut s'y abreuver sans cesse et ne s'épuisera jamais. Muri iyi soko y'ubukristo wanywaho buri munsi, kuko iyo soko itazigera ikama. Ntabwo ari nka robine, ntabwo ari nk'utugezi two mu kisinka twabahimba two kumvura, ahubwo ukunywaho kenshi niko bizagenda byiyongera. Les sentiments d'insatisfaction et la disposition à se prendre continuellement sont une cause de maladie pour le corps et pour l'esprit. Hari impamvu ebyiri zitera indwara: kutanyurwa no guhora wivovota ni isoko y'indwara ku mubiri no ku ntekerezo. Ubuzima uri kureba, kwicara ntunyurwe, ukumva ibyo ufite ari bike, wariye urambaye. Bibiliya ivuga ubukire, ikavuga ngo niba mufite ibyo kurya n'imyambaro bibakwiriye. Umugore afite uwakorana, afite uwasohokana, afite uwateranana, abana nuko bajya ku ishuri bafite udukweto, bariye mu gitondo na nimugoroba, yarangiza kumva reka n'ubundi uraye ugaramye wigaragura usa n'urukuribwe n'ibiryanye, yarangiza kubw'ibya runaka afite cyangwa yaramukanye akazafita kurusha n'umushahara. Ntabwo wemerewe kuba umunebwe no kudashakashaka, ariko kwiriye no kunyurwa n'ibyo wabonye. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu ibyo ni intandaro y'indwara. Ceux qui en sont affligés ne possèdent pas l'espérance qui pénètre au-delà de voir. Abantu babajwe no kutanyurwa ntabwo bajya bacengera ngo barebe hirya y'inyegamo y'Imana yabateganyirije mu buzima. Imana irateganya rero, kubw'ibyo tugomba kugira amaso acengera, kumenya neza ngo ibyo ndafite none buri Imana yabinteganyirije ejo, ibi ndafite none ubwo Imana yabonye ari byiza kutabigira, wenda yabonye mbigize nabizira, yarangiza kuko hariho n'abagira ibintu uwo munsi bakabahiga uwo munsi. Ibyo rero nabyo tugomba kubimenya. La religion de la Bible n'ennuie pas la santé. Iyobokamana rya Bibiliya ntabwo rikwicisha inzara, tirikwicisha inyota, tirikwicisha kwiheba, tirikwicisha. Kubw'ibyo iyobokamana rya Bibiliya ntabwo ryagwa nabi ubuzima bwawe. L'esprit de Dieu est au contraire le meilleur des remèdes. Ahubwo umwuka w'Imana ni wo muti mwiza uruta iyindi yose ku isi. Le ciel ne connaît pas la maladie et plus la maladie se placera sous l'influence divine. Ijuru nta ngwara zibayo, ntabwo baza burwayi icyo ari cyo. Uko umurwayi arushaho kwegerana n'ijuru, plus sa guérison sera assurée. Niyo mpamvu mu ngingo ya mbere kwizera irimo kwegerana n'ijuru, nabyo n'ubwishingizi bwo gukira indwara. Kubera iki? Hari impamvu. Hepfo aravuga ati le péché avec ses désirs insatisfaits, icyaha kimwe no kwifuza kwacyo kutanyurwa kwinshi, est la cause certaine d'un grand nombre de maladies dont souffrent les hommes. Icyaha giherekejwe no kutanyurwa kwinshi ni intandaro y'indwara nyinshi abantu bagwaye. Le Christ est le grand médecin de l'âme. Humura ya wizera, Yesu niwe muganga mukuru w'umutima wawe. Les pauvres pécheurs ont besoin de mieux connaître celui que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Ukuri umunyabyaha wese umutindiha, umunyabyaha wese akeneye kumenya neza wa undi Yesu wavuze ngo niwe bugingo, ubugingo buhoraho nuko bakumenya ko ari we Mana. Il faut avec patience et bonté, mais aussi avec ferveur, leur enseigner comment ouvrir toutes grandes les avenues de l'âme et laisser les rayons de l'amour de Dieu illuminer les plus sombres le coin de l'esprit. Mureke abantu biyige, nibamara kwiga bizagende bite. Mwinyuriye mu kwihangana no kugira neza, mureke n'umwete mwinshi, reka abantu bige uko bakingura imitima yabo, maze bareke umurase w'urukundo rw'Imana ucengere ahari hijimye ho mu ntekerezo. Buriya abantu bafite ibyumba byijimye, bafite ibyumba babitsemo ubukene, bafite ibyumba babitsemo ubugwayi, bafite ibyumba babitsemo inzangano, bafite ibyumba babitsemo umutima mubi. Harimo abantu bafite ibyumba babitsemo ishyari. Bafite aho hose ibyo ni sonderekwe n'utuntu tw'utuguni dukeneye kurasigwamo n'urukundo rw'Imana, maze bagakunda Imana, yarangiza bakabona urukundo Imana bakunda, bikababyarira gukunda abandi, bigatuma bibagirwa ibyo baramukanye n'ibyo bafite bibaguye nabi, ahubwo bakindira ibyo nabyo biravura. Rero niyo mpamvu ubwo bivura rero twashatse gukurikirana noneho aho ngaha burya ubuzima budahenze
bugizwe n'ibintu nibura bigereka kuri 7. Ntabwo byose turi bubyiga ingingo ku ngingo, kuko umugambi kwa rukora ubuzima budahenze umuntu atabona abanje kujya muri MRI ni ukwizera Imana. Icya kabiri ni ukugira ubwenge. Ibyo ntabwo wabanza wajya mu mashuri kwishura umuntu akura ubuhanga, ariko ubwenge umuntu abukura ku Mana. Gatatu ni ukurya ibyiza kandi neza, kuko hariho n'ababifite babirya byiza ariko kubirya nabi gatukabatera indwara. Kane ni ukunywa amazi ahagije. Gatanu ni ugukoresha umubiri. Gatandatu ni ukuruhuka bihagije. Karindwi ni ukugira neza. Izi ndwara iyi ni imiti ariko izana ubuzima, ariko mu buryo nyirabyo wabugeraho adahenzwe. Ibyo ndaza kubivugaho cyane, ariko nibura reka mbanze mvuge kurya neza. Kwizera Imana ho nabirangije. Umuntu namara gukunda Imana akamenya ko Imana imuteganyirije ibyiza watakwigezaho, ikaba yarabiteganije. Ko Imana izakurutira umwana, Imana ikakurutira amafaranga, Imana izakurutira umubiri wawe, Imana izakurutira akazi, ko y'ubwayo gusa yaguteganyirije icyiza utarabaho. Uko kuyizera ukayitegaho amakiriro nabyo ni umuti. Kubera iki? Imara irungu hatari gushira, ikamaruke naho utari gushira, ikagoboka undi muntu atabonye, ikamenya guhumuriza undi muntu we atazi ibyo urimo. Yarangiza kubw'ibyo kuyizera nabyo ni umuti. Ku ngingo yo kugira ubwenge ni umubwiriza 7:12. Ubwenge ni ubwugamo, nk'uko ubutunzi ari ubwugamo. Buriya abantu benshi cyane bajya bihisha munsi y'ubwenge, nk'uko izuba riva umuntu akajya munsi y'igiti, kandi imvura yawe akajya mu nzu. Uko niko abantu benshi cyane bafite ubwenge bajya munsi yabwo, yarangiza ibi bibasiye bikabananirwa. Noneho buryo ubwenge ni ubwugamo. Ariko akamaro ko kumenya byo bita avantage de la connaissance ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Kujya burinda ubugingo, amaraso akarindwa. Bivuze neza ngo uraruhangayitse byonyine ubwabe gusa, kujya gucya byonyine udasinziriye gusa, ijoro rimwe gusa udasinziriye, bucya ujimije insoro ntuku 800. Ari uko utasinziriye gusa. Wasinzira neza ya masaha 8 yabigenewe, ukabyuka uyafite, yarangiza ukawagiza amaraso meza. Rero kubw'ibyo utasinziriye yawumva ko wahombye, wajimije kanini cyane. Rero ugomba gushakiriza. Ndetse kandi tunakwiriye no kujya kuryama uvuga ngo umenya ntari gusinzira. Uyi ubwo bwije yawe imenya kuri gusinzira. Yarangiza kubera iki? Imana ni umurinzi, Imana ni umufasha. Kubw'ibyo kugira ngo nibura urebe ibyo 800 ujimije utasinziriye, kuzabigarura ejo wibuke ko urabyukana ubute, urabyukana gahunda nke, urabyukana umushiha, urabyukana uburangare, bitewe nuko amaraso yawe hariho hatari kugera. Usa n'utetse inkono ariko ishirira. Ibyo rero kubw'ibyo ubwenge n'ubwugamo burinda amaraso. Yusinzira ni mugoroba, mase we kuba wawe ngo nuko gusinzira ngo atarota. Uya yumva ko gusinzira nabyo ari umugabane umwe Imana yageneye umuntu. Ufashe igitabo cyitwa Gardez votre cerveau jeune, ukajya kwa page yacyo y'ijana, niho wabona Gardez votre cerveau jeune. Ugasoma ku page yacyo y'ijana, hakubwira ngo une alimentation saine est la pierre angulaire de facteur déterminant d'une bonne santé générale. Ibyo kurya byiza ni ibuye ry'urufatiro rifatira umwanzuro umuntu kuzamugeza ku buzima rusange bwiza, ku buzima bwiza rusange. Bien dormir, umaze rero kurya neza, yusinzira neza, boire une quantité d'eau adéquate, yunywa amazi ahagije, s'exposer à la lumière du soleil, yakota izuba aho riri, fait de l'exercice de façon régulière, yukora imyitozo ngororangingo uko bukeye nuko bwije, abaisser le degré de stress, gabanya ibiguhangayikisha, et maintenir les interactions sociales, yukomeza kugundira imibanire yawe myiza n'abandi. Ubwo ni uburyo bwo gutegura imiti idahenze. Arakubwiye ngo jurya neza. Bakwiye ati kurya neza siniki. Ntabwo ari gushaka amoko ibyo kurya by'abazungu. Oya, ni bya bimera. Ni ibyo kurya, reba ko buri munsi wariye proteine. Reba ko buri munsi wabonye ibinyampeke biryoherera, yarangiza ubwo umerebe neza ko ufite amavuta mu maraso ya mu gitondo, ugiye gutangira kurya, ambe gukora. Noneho wongere urebe ko ufite imyunyungugu ikomoka mu mbuto cyangwa mu mboga, wongere urebe ko ufite amavitamine
yarangiza wongere urebe ko wanyoye amazi. Ubwo ni bwo buryo wariye neza. Nka proteine bakubwiye ko umuntu afite proteine, wamenya neza uti se proteine ni ibintu ki bimeze bite. Ntabwo bareba ku isahani ko byuzuye gusa, ahubwo bareba ko byujuje ibyangombwa. Niyo mpamvu mu gitabo cyitwa imitekere itera ubutaraga, page yacyo ya 21 haranditse ngo proteine zimaze iki. Umunyabutabire w'umuhorande witwa Mulder wakoresheje mu mvugo yoroheje ijambo ry'Igiriki protein risobanuye ikiza ku mwanya w'ibanze. Proteine bo bivuze ngo ikiza mu mwanya w'ibanze mu buzima. Noneho kubwibyo yaravuze ati burya proteine ni ibyo kurya bishinzwe kubaka, biza n'ibikoresho bimeze nk'imiganda ikururuka yibanze mu kubaka imihore. Iyo bivanzwe n'amazi n'imyunyu ngugu, kubaho kwabyo ni ingenzi mu iyubakwa rya za miliyari 30 by'ingirabuzima fatizo zigize umubiri w'umuntu. Ubwo urukumva kubo uwabonye proteine ariko akaba yanyoye n'amazi, ariko mu byo yariye hakaba harimo ya myunyu ngugu iva ikunda kuboneka mu mboga no mu mbuto. Proteine zikubakira ingirabuzima fatizo zari kubakika ko zisaza buri munsi. Izo serire zirasaza buri munsi. Urahaguruka zigasaza, wavuga zigasaza, wagenda zigasaza, wakora zigasaza, wapanga zigasaza, mbese buri munsi gakora gasaza kagasubizwa na proteine ariko wanyoye n'amazi kandi wabonye n'imyunyu ngugu. Kubw'ibyo rero umurimo si ukubaka gusa, ahubwo no gusanura hasaza n'ahasenyuka buri kanya. Si ibyo gusa, ahubwo proteine zifite uruhare mu gushyiraho abasirikari nk'inkingiramubiri bashinzwe kurengera umubiri igihe utewe. Noneho urukumva ko proteine ari ikintu gikomeye cyane. Kubw'ibyo rero wabisoma mu cyo gwita Santé de la Marmite page ya 23 niho wabisanga. Inyuma akamuri zirema mu byo kurya byubaka zirema mu byo kurya byubaka ingirabuzima fatizo. Fati umuntu mukuru akeneye buri munsi grame imwe y'inyubaka mubiri kuri buri kilo kimwe cy'uburemere bwe. Ubwo biravuze ngo ikilo kimwe inyubaka mubiri, ibiro 10 inyubaka mubiri 10, ibiro 50 inyubaka mubiri 50. Ubwo birakubwiye ngo uba ugomba kumenya ko buri munsi uri umuntu mukuru ugomba kuba ufite inyubaka mubiri. Kubwo kuzibura rimwe na rimwe kwirigwa utari inyubaka mubiri zihagije, birahagije kugira ingingo zisaza mbere y'imyaka yawe. Izo zashonje zose izari aho wiri utaziriye, ubwo wiriwe washajishije utagira ibisanura. Kubw'ibyo rero harakomeje ati nubwo inyubaka mubiri zikomotse ku bimera arizo nziza bitewe n'akamaro kazo kandi zikaba zitagira ingaruka, ntibibujije ko umwana agomba guhabwa intungamubiri zikomoka ku matungo. Ubwo icyo gihe ni nk'amata n'ibindi byinshi. Noneho ariko kuko ari umwana rero ntabwo ndi butindeho cyane gusa, ahubwo ko umugambi ni ukunyura ngo twumve neza ibyo bisabwa. Ni imiganda yo kubaka no kurema ndetse no gusana ingirabika n'ingirabuzima fatizo. Icyo ni kimwe. Nizo zigize umwanya w'ingenzi mu bigize ingirabuzima fatizo n'imyubakire y'impagarike hafi ya yose: kuruhu, umusatsi, gukiza ibisebe, akarandariye ko mu nzira zigogora, insoro ntuku, ibinyita, imihore, ingingo n'amagufa. Menya neza ko umuntu utariye proteine uwo munsi ubwo byose byashonje. Gatatu, zitera umubiri kuguhagarara neza no kuvuga kurinda amaraso gusharira, gushyira ku rugero ingano y'amaraso no kurema amazi y'umubiri. Ubu urukumva ko proteine zifite akamaro kanini cyane. Kane, ikora nk'umusemburo mvuzo korohereza imihendagurike y'umubiri. Yarangiza kubumbabumbira hamwe ubuvungukira bw'ibyo kurya bukageraho bukenewe mu mubiri ngo bukore umurimo wabwo. Proteine nizo zijyana ibikenewe mu mubiri, ari byo amavuta, intungamubiri, imyunyu ngugu, umwuka mwiza wa oxygen ugera mu mubiri bitewe na proteine. Niyo mpamvu mwumva hari abantu bibayubuze yicaranye n'abandi ngo bari kumucura umwuka. Yarangiza umwuka mwiza wa oxygen igizwe n'urugimbu rwiza rutaremereye,
ikarukwiza mu mitsi minini ikagira n'ururemereye. Ijyana mu mwijima ni poroteyine, rugahinduka indurwe ariyo ishinzwe igogora. Ndasoma n'ibintu 14 bibamwo poroteyine ku buryo utayiriye ajya amenya neza ko, cyangwa utayibonye hagije ajya yumva ko ubwo yahombye. Poroteyine irakenewe cyane kugira ngo itere amaraso kuvura igihe bikenewe. Ni imwe mu bigize imisemburo ngengamubiri myinshi. Ibinyabutabire byoherezwa mu rugendo rw'amaraso kugira ngo bishyire kuri gahunda imikorere y'ingingo. Rubango imibiri ishobora gukora ikajya ku ngingo, bambe imikorere y'ingingo ikaba myiza bitewe na poroteyine. Poroteyine niyo ivamo ingiramubiri zikora imirimo myinshi y'ingenzi mu gutabarana imbaraga z'umubiri, kuvumbura abanzi, kubangukana ubutabazi, kuburizamo abanzi b'umubiri, kurinda uruhu n'uturandagizi tw'umubiri, kwirwanaho kw'impagarike. Poroteyine itanga ururenda ruhuza ingingo bikazitera kwirwanaho, nka keratinine irinda uruhu igakomeza umusatsi n'inzara. Poroteyine niyo ibyara amashereka, niyo ibyara imbaraga, ni ingenzi cyane mu gutanga imbaraga. Ifite umwanya mu kutuvungukira dutanga imbaraga tw'ingenzi mu mikorere myiza ya mitokondri ibyara ibyo bita ATP. Mu bintu bibiri bisigaye byayo, kwinyagambura kw'imihore gukomoka ku nyubakire yo mu bwonko bwa actine na myosine. Poroteyine zirakenewe cyane kugira ngo umuntu abashe kureba neza. Urumva ko ubwo ni uburyo 14 poroteyine wariye zikumarira. Rero ubanza ubumenyi icyo bukeneye no kumenya ngo none zivahe. Ibyo ni biri mu bishyimbo, ibyo ntabwo binganya. Ufashe imboga ziri hasi cyane kubireba na poroteyine. Ufashe ibinyampeke nk'ingano n'amasaka, ibigori biri hagati y'8 na 14. Wafata ibishyimbo biri hagati ya 12 na 20. Wafata ubunyobwa na soya bikari hagati ya 26 na 36. Wafata iyitwa spirulina ikabikuba byose ikabiruta, kuko ikuba kabiri soya. Yarangiza ubwo ni muri poroteyine. Warangiza wazamuka ufashe nka za sezame ikaruta nayo ubunyobwa na soya. Kubw'ibyo rero umugambi kuko ari ukumenya, kuko kumenya niko kurinda ubugingo bwawe. Imirire myiza irakenewe, ariko umuntu akeneye no biba ngo bien dormir, agomba gusinzira neza. Impamvu bien dormir cyangwa se gusinzira neza nabyo bikenewe, harimo ijambo ryakoreshejwe. Iryo jambo nakunda ko buri wese yabimenya kugira ngo nibura ngo même s'il n'est pas directement influencé par l'alimentation, le sommeil permet d'élévation du taux d'hormones de croissance et aide à guérir le système nerveux. Nubwo bidahera ko ibitotsi bigenda ngo byivange n'imirire myiza, ariko imirire myiza ituma gusinzira kure imisemburo ngengamubiri y'igikuriro, kandi bigafasha gutuma ubwonko imitsi yumva ikora neza. Urukumva ko ubwo umuntu hirya yo kurya neza hakwiriye gukurikiraho gusinzira neza. Bese yurya bitari byarenga saa 4 mu gitondo, wongera urye bitari byarenga saa 12 nimugoroba. Abantu biye batungwa no kurya rimwe ku munsi no kurya rimwe mu ijoro, ahubwo nibajye barya kabiri ku munsi. Nubwo nabyo turubirebaho ngo turebe icyo bifashije. Gusinzira neza, même s'il n'est pas directement influencé par l'alimentation, nubwo atari ko bihera ko byakuruka ngo byahuranya ngo byerekane neza ko mirire myiza itera ibitotsi. Le sommeil permet d'élévation des taux d'hormones de croissance. Ibitotsi bituma umusemburo utera igikuriro wiyongera, et aide à guérir le système nerveux, kandi ibitotsi bigafasha mu gutuma imitsi yumva ikora neza. Le sommeil réduit également le stress. Iyo umuntu asinzira neza bigabanya guhangayika. Et le taux de cortisol, hormone qui peut avoir une influence négative sur le cerveau. Iyo bigabanya cyarangiza uyu musemburo wo mu rwego rw'ibyo bita cortisol, ari nawe utuma byanze bikunze abantu benshi cyane bakunda guhangayika. Sans sommeil, nos muscles ne guérissent pas. Iyo umuntu adasinzira neza,
imihore ye iyo irwaye ntikira vuba. Ubwo ibisebe bimwe ntibyakira, za rubagimpande zakira, et nos cerveaux n'apprennent pas kandi ubwonko bwacu ntibuba bukiga. Iyo umuntu adasinzira neza imihore ye ihora irwaye kandi ubwonko bwe kwiga bikabunanira. Tout programme visa à stimuler le cerveau ou à maintenir le bon fonctionnement du système nerveux doit comprendre un sommeil réparateur. Ibintu byose, gahunda zose zituma ubwonko bw'umuntu bukora neza kandi bugatunganya ibyo bushinzwe bikwiriye guhora buri gihe bibona ibitotsi kugira ngo byisanure. Uko ubwonko bukora birakenewe ko umuntu asinzira. Le manque de sommeil a été lié à une baisse de la fonction cognitive chez les personnes âgées. Cyane kubura ibitotsi gutuma ingingo z'abakuru bose ko mu mavi, mu biganza, za rubagimpande, imihore kumagana bituma bigenda bigabanuka. Un moyen de maintenir votre cerveau et votre mémoire en santé est de dormir. Uburyo bwiza bwo gutuma ubwonko bwawe buhora bwibuka bukagira amagara mazima no gusinzira. Ibyo birakenewe. Si vous avez à cœur de la garder en pleine forme, vous devez prêter attention à vos habitudes de sommeil. Niba ushaka kuzahorana ubwonko bukora neza, ugashaka gusaza neza, gukora neza kw'ingingo, ugashaka gukomera, jya wumva ko ari ngombwa kwita cyane kukamenyera ko gusinzira neza. Ibyo kubera iki? Pendant le sommeil de stade 3 et 4, mu bitotsi byo mu rwego rwa gatatu n'urwa kane ko umuntu agira ibice bine, le sommeil paradoxal niko bwitwa, niko ibyo bitotsi byitwa, l'énergie est restaurée et l'hormone de croissance est sécrétée. Muri ako kanya ntabwo bitinda, imbaraga ziravugururwa, intege mbese muri wo kumva ufite imbaraga wasinziriye. Kabiri, umusemburo w'igikuriro nawo ukiyonge ukaremwa. Cette dernière est essentielle à de nombreuses fonctions du corps: croissance, développement et force musculaire. Uyu musemburo wa nyuma w'igikuriro, uwo musemburo ngengamubiri bita hormone de croissance, utuma iyo umuntu awufite umubiri we ukora neza. Kabiri, igikuriro cy'ingingo kikiyongera. Gatatu, gutera imbere kukiyongera. Kane, mu mihore hakazamo imbaraga. Ibyo nicyo gituma umuntu adasinzira neza nawe ahorana intege nke. Niyo mpamvu tugomba kumenya izo ngingo. Rero aha nari mpatindiye kugira ngo abantu bajye bamenya neza ko kurya kare ni byiza ko umuntu arya akaryama hashize hagati y'amasaha 2 na 3 yariye, kugira ngo ibitotsi bibye kubamo inzozi nyinshi. Rero k'abantu benshi cyane mujye murya mu gitondo mutangira akazi mwariye nk'uko imodoka itangira akazi yanyoye essence kandi bapimye amavuta angana. N'umuntu nawe akeneye byo bita avant de prendre un voyage il faut ménager sa monture. Rero ntabwo twagerageza gusa na twashaka ngiye kunyarukira ku mazi no ku miti ahazigare buri wese amenye neza. Icyo twadushaka buriya tuvuze ku bintu bibiri, ni uko ubuzima bwawe mu kwirinda ukeneye proteine, mu kwirinda ukeneye gusinzira. Tugiye ku mazi rero kugira ngo turebe icyo twakora ngo nibura nitunywa amazi turengo byaba bimaze iki. Mu kunywa amazi ntabwo amazi bayanywera inyota, ahubwo amazi bayanywera amakene y'umubiri. Amazi ntabwo bayanywagagura, ahubwo amazi ni ikinyobwa kigomba gukora maze kikagwa neza abantu, kandi umuntu akayanywa nk'itegeko ry'ubwenge atari itegeko ry'idini. Icyo ni kimwe. Si itegeko ry'ubukene, si itegeko ry'idini, ahubwo ni itegeko ry'ubwenge rishingiye ku bumenyi. Ibyiza by'amazi birahebuje. Binyuriye mu gusohora ibyuya, amazi agira uruhare mu kugabanya ubushyuhe bw'umubiri. Iyo ubonye ukabona utangira kuryama wagera mu masaa 7 y'ijoro ugatangira kwiyorosora, umubiri wawe ukubwiye ngo hahuye n'ingorane ebyiri: amazi abaye make cyangwa imisemburo ngengamubiri yo kubyara iragabanutse cyane. Ibyo rero niyo mpamvu binyuriye mu gusohora ibyuya, amazi agira uruhare mu kugabanya ubushyuhe mu mubiri. Ajyana umwuka mwiza n'ibiryoherera hamwe n'amavuta akenewe mu mihore iri ku murimo. Ibyo ni amazi abikora, agafata ibiryoherera hamwe n'amavuta akenewe mu mihore ku murimo. Gatatu,
asohora ibisigazwa by'imyanda nka carbone cyangwa indurwe zikomoka mu mara. Ubwo yarangiza bigatuma umuntu atanukira abandi. 4. Atera ingingo koroha zigashobora guhina no guhinura kandi agatera ubutaraga mu ngirabika zose. Urukumva ngo aho nakamaro ko kunywa amazi. 5. Ashyira uburemere bw'umubiri ku rugero rukwiriye. 6. Akoresha neza amatembabuzi kandi agafasha imvubura mu kuyasohora. Ubwo iyo bavuze ku butembabuzi, ubwo mwumve ko kububaka ingo, ku bushobozi bw'abagabo, ku bushake bw'abagore, amazi abigiramo uruhare. Afite uruhare runini mu gutunganya imikorere y'impyiko. Ubwo amazi arakenewe, si ngombwa gutegereza ko muganga azayakutegeka ngo impyiko zawe zikeneye amazi, ahubwo ujye umenya ko buri munsi impyiko zikeneye amazi angana na litiro 1.5 ku mubiri w'umuntu buri munsi, kandi atanyowe uri kurya. Ubwo bivuze ngo ujya kurangiza nkuko boza amasahani mbere yo kurya, ni nako umuntu yoza ingingo mbere y'uko arya. Rero kubw'ibyo ashyira urugendo rw'amaraso kuri gahunda nziza. Ubwo amaraso ajya mu mubiri nagaruka ava mu mubiri aza mu mutima ngo yoge, byose amazi afite mu ruhare mu gutembera kwayo. Agashyira urugendo rw'amaraso kuri gahunda nziza. Afasha mu kongera amacandwe no kurema amarira. Ubwo nuvuga ngo ijisho kugira ngo ryorohe, igihe utokowe byivanemo, igihe besa ijisho rihora ryoroshye, za infection ze kwinjiramo, kuko uko tureba dutya gusa infection ziturutse mu kirezi ya mu maso, ariko zisanze mu amazi ntabwo umuntu akugunda kugwara ubusabusa. Afasha impagarike kwinyagambura. Ashyira ubushyuhe bw'umubiri ku rugero. Aruhura imitsi yumva. Aya mazi uyasanga mu bice byose by'umubiri bw'umuntu, ariko cyane cyane mu bihaha hakeneye amazi 90%, mu maraso hakeneye 82%, uruhu rukeneye 80%, imihori ikeneye 75%, ubwonko bukeneye 70%, amagufa akeneye 20%. Mu gitabo cyitwa ibanga ryo kubaho neza page ya 31 niho muzasanga aya magambo. Waba uri muzima cyangwa urwaye, amazi meza ni imwe mu migisha iruti yindi ijuru ryatuhitiyemo. Umukene kuyashyikira biroroshye, isi amazi aruta ubutaka, kuyabona biroroshye kuri buri wese. Litiro y'amazi ntabwo ingana n'iy'amata, iy'amazi ntingana na litiro ya erayo, iy'amazi ntabwo ingana n'iy'inzoga ku bazinywa. Yarangiza ahubwo amazi agura make, yarangiza ku muntu wese uyashaka yayabona bitagoye. Ndetse amazi ibihugu bigira imipaka, ariko inzuzi zinyura mu bihugu byose. Kuba uruzi nka Nile ifite amasoko hano mu majyaruguru, ariko iragenda ikagera mu mpaka wa Tanzania n'u Rwanda, ikagenda ikazamuka ikazagera i Buganda, ikazava i Buganda ikanyura muri Kenya, ikazagenda ikazamuka ikanyura muri Sudani, ikazagenda ikagera muri Egiputa, ikirwa mu nyanja ya Mediterane. Aho hose ntibajya batangira ngo mbaye amazi avuye, nta laissez-passer abazwa. Kubw'ibyo ni kukwereka ko amazi afite akamaro kanini cyane. Kubw'ibyo ndetse no mu bigurishwa biteranywa neza kandi bigahurirwaho n'amahanga, n'ibyo birimo. Waba uri muzima cyangwa urwaye, amazi meza ni imwe mu migisha iruti yindi irusha ijuru ryaduhitiyemo. Kuyakoresha neza bituma turushaho kugira ubuzima buzira umuze. Ni ikinyobwa Imana yatanze ngo kimara inyota abantu n'inyamaswa. Kuyanywa igihe cyose bifasha umubiri kubona ibyo ukeneye kandi bikawunganira mu kurwanya indwara. Ni igitabo cyitwa Inama ku mirire, page 419 mu Cyongereza, ndetse no mu Gifaransa ni 503. Ibyo rero amazi kuyanywa, kuyakoresha si ubunyedini, ahubwo ni ubundi buryo bwo gushaka ubuzima. Kubw'ibyo rero niba ibiti biyabura yarangiza bikuma, imyaka yayabura ntikure, yarangiza amatungo yayabura ntakamwe, yarangiza umuntu akwiriye kumenya neza ko we amufitiye akamaro karuta ayikibyo byose. Ibyo wabisanga mu gitabo cyitwa Gardez votre cerveau jeune, page yacyo y'128, harimo aya magambo agira ati: kugira ngo twumve akamaro ko kunywa amazi utanyoye uri kurya. Haravuze ngo buvez suffisamment l'eau pour favoriser le processus de
de détoxication dans le foie, les reins, la peau et le côlon. Yunywa amazi ahagije kugira ngo gusohora imyanda, umurimo wo gusohora imyanda mu mubiri wawe wiyongere cyane cyane. Amazi akura imyanda mu mwijima, amazi akura imyanda mu mpyiko, amazi akura imyanda mu ruhu, kandi amazi agakura imyanda mu rura runini. Nicyo bakubwire ngo yanywe. Noneho uyanywa kugira ngo umwijima wawe we kwa mu rugimbo, umwijima wawe we kwa mu myanda, umwijima wawe we kwa mu mavuta menshi, umwijima wawe we kwa mu umunyu mwinshi. Amazi nicyo bayanywera, ni ukugira ngo umwijima woge. Kabiri, ni ukugira ngo impyiko zoge. Gatatu, ni ukugira ngo uruhu rwoge. Kane, ni ukugira ngo amara yawe manini yoge. Nicyo banywera amazi. Kubw'ibyo rero ndagira ngo igihe cyose turi kwiga, umugambi ni kugira ngo umenye iriya jambo ritubwira ngo kwirinda kuruta kwivuza. Ku ngingo ya ivuga gukora umubiri nayo iravuga neza, haravuga ngo bouger. Ugerageza gutuma umubiri wawe winyagambura. Utembera mu mbuga niba uri n'umusaza, usohoka igipangu birashoboka. Yuriya buri munsi ko impaguruka yawe yahagurutse, irunama, iritambika, iraterura, iragenda, yarangiza. Ibyo bita bouger. Ugomba kwinyagambura. Impamvu l'exercice physique ne stimule seulement le cerveau mais également notre système lymphatique. Dore kwinyagambura, kunyagambura umubiri w'inyagambura ntabwo bigirira akamaro ubwonko bwawe gusa, ahubwo bituma n'ubutaraga bwawe nabwo bukorwaho. Amaraso yawe aratembera maze ubutaraga. Voie de drainage importante qui a besoin de contraction musculaire. Hari aha amazi arega mu mubiri, mu hagati y'amagufa, hagati y'imihore, mu mitsise, akaba adashobora kuvamo igihe cyose utinyagambuye. Niyo mpamvu kumera rero nko kundi iyo umuntu atinyagambura ubwo bameze nk'igishanga cyakira amazi yose, aya mazi akazanukiramo. Kubw'ibyo ariko iyo harimo umugezi, umugazi ukamura cya gishanga. No kugenda nako kumeze nk'umugezi utuma aho amazi mabi y'ibisigazwa byasigaye mu mubiri asohoka neza, maze bigatuma bango uko kwinyagambura qui a besoin de contraction musculaire, bikeneye umubiri kwinyagambura kw'imihore pour excréter des toxines, kugira ngo imyanda irimo yisohore, yikamure, ivemo. Nguvuga impamvu kunywa amazi birahagije, no kwinyagambura nabyo birahagije. Kubw'ibyo rero nibwira ko buri wese yaba yagaragaje kumva ko bikenewe mu buzima bwe kugira icyo akora ngo nibura ye kurangara, ahubwo tubashe kumenya neza icyo twakora mu buzima bwa none. Muri gihe duteka rero, pour prévenir la formation de radicaux libres, kugira ngo tugerageze kwikingira ibitera indwara zo mu rwego rwa za kanseri zibizerera amaraso, la cuisson vapeur est habituellement très sile. Guteka ibyo kurya usa n'utekesheje umwuka birakenewe cyane. Ndagira ngo byose nta nubwo nshaka kubitindaho cyane, tugomba no kuzajya tugira igihe cyo kurya icyo bise ngo la régime à base d'aliments crus. Mu buzima bwawe ugerageza no kugira igihe wageneye kurya ibyo kurya bidatetse. Ibyo ni igihe cyo kwiririrwa imbuto, yarangiza ariko uziririwe, ntabwo ari imbuto gusa, kuko imbuto ntabwo ziri mu byo kurya bikize muri proteine, ahubwo zirakize mu byo bita imyunyungugu. Kandi umubiri ntiwawubakisha imyunyungugu gusa, byaba bisa naho ariko guhomesha inza amazi. Rero ntabwo byaba bihagije. Birakwiriye ko umuntu amenya ibi. Pour la plupart des personnes, de nombreux légumes ont besoin de chaleur ou d'être accommodés pour être appétissants. Les courges par exemple, ni koko ibyo kurya kuri benshi, ibyo kurya byinshi bikeneye ubundi bushyuhe buto cyane bwo kugabanya urushyamba kugira ngo nibura biryohere abantu, cyane cyane nk'ibikomoka ku bihaza. Mais plusieurs légumes sont très agréables à consommer crus. Ariko hari imboga zaryoha ari uko ziriya ari mbisi, nka karoti uyiriya ari mbisi ntacyo byaba bitwaye. Hariho n'izindi nyinshi cyane. Le poivron vert, ibyo reka wenda mbigiyeho kare cyane. Plusieurs légumes sont très agréables à consommer crus. Le poivron vert, poivron y'icyatsi kibisi wa rouge, yitukura, jaune, y'umuhondo, peuvent tout simplement être lavés et pépinés. Wayikatakata neza, ukayoza neza, ukubanza kuyoza ukabona ukayikata, couper en lanière et manger tel qu'elle est,
ou avec une trempette de nourrissante, cyangwa ukayirya nk'ukwiriye cyangwa ukayivanga n'ibindi byo kurya biryoshye, ubwo washyira nko mu masose. D'autres légumes comme le brocoli peuvent être savourés de légumes faso na chou brocoli nayo yaribwa cyane cyane muri kino gihe. Hariho iriya bita Helicobacter pylori, yo bita H pylori. Ishuri brocoli niyo ya mbere mu gukumira, kuko abantu bose bafite ikibazo cya Helicobacter pylori yarangiza ako kantu k'ingwe gasimba yarangiza gafata mu nzira igana mu mukondo ugana mu mara. Birakwiriye ko abantu bakunda gukoresha chou brocoli kandi bakunda gukoresha inanasi. Cyabihuze chou brocoli ikoreshwa mu gitondo kugira ngo ujyane amavuta yerayo, nimugoroba inanasi uyikoreshe, cyangwa uje bigurandura. Yego chou brocoli iriye nta mavuta, ariko brocoli hamwe n'inanasi kubinyuranya ni uburyo bwo kuvura no kwikingira H pylori. Ibyo le bâtonnet de carotte, kurya karoti kwa kundi meze byo ngiro bwabyo gusa, ibyo byose birakenewe kugira ngo abantu bajye barya ibintu bibisi, kuko ubuzima bwacu kubitewe no gushaka ko babuzima, iyo turi ibizima nabwo buba buzima bitagoranye. Ndagira nti rero mu ngingo nakunda ko buri wese yakwitaho kandi akazirikana, ni ukumenya neza ko dukeneye kwizera Imana, kugira ubwenge, kurya ibyiza kandi neza, kunywa amazi ahagije, gukoresha umubiri no kuruhuka bihagije. Nabyo birakenewe cyane. Iyo udatekereje neza, kubera iki se ari ngombwa? Iyo turuhutse, ibyo bya bindi byiswe gusinzira, hariho ijambo dusabwa kwitaho cyane mu kumenya. Navuga nti le foie est le maître de la détoxication. Umubiri w'umuntu impamvu ukeneye kuruhuka ni uko umwijima ari wo wa mbere mu gusohora imyanda mu mubiri w'umuntu. Umwijima ukeneye kuruhuka rero. Umwijima wawe ukeneye kuruhuka, uko no gusinzira bihagije. Umwijima wawe ukeneye amahoro, uko no kubana n'abantu neza. Umwijima wawe ukeneye isuku. Umwijima wawe ukeneye kwishima. Umwijima wawe ukeneye imboga, kandi umwijima wawe ukeneye imbuto bitavanze. Mukunde kunkurikirana neza. Karangiza kubera iki? Le foie est le maître de la détoxication. Umwijima niwo chef, niwo ugenga uko imyanda isohoka mu mubiri. Cet organe vital contient une grande réserve de sang. Uyu rugingo rubeshaho cyangwa se rushinzwe kubaho k'umuntu rukeneye amaraso ahora azigamwe ntashire, qui provient principalement de l'intestin et d'autres parties du tractus gastro-intestinal. Aya maraso aza mu mwijima abavuye mu mara ndetse n'indi migabane yose ifite nk'uruhare ku gifu no kumara. Le foie contient également beaucoup d'enzymes, protéines capables de réorganiser la structure de certains produits chimiques. Umwijima ukeneye imisemburo mvuzo myinshi na proteine nyinshi zo kongera gusubiza umubiri kuri gahunda kuko washaje. Imagine le foie comme un laboratoire de chimie. Jya utekereza ko umwijima ari laboratoire y'ubutabire qui peut créer, détruire ou altérer d'innombrables composés chimiques. Umwijima ni urugingo rufite umurimo ukomeye, ni nka laboratoire y'ibinyabutabire, ibyo kurya kugira ngo ubirye bihinduka ingohe, bihinduka uruhu, bihinduka igufa, bihinduka umwana, bihinduka amazi, bihinduka amaraso, bihinduka impyiko, mbese akantu kose karemeke umwijima urimo. Nicyo gituma usinzira neza, wirinde ibisindisha, unywa amazi ahagije, urya amavuta mu gitondo, yarangiza kugira ngo umwijima iyo uwangirije uba wangirije ikintu kinini cyane. Umwijima uba uhombye kuwurwaza ni nko kurwaza umugore muzima mu rugo. Kubw'ibyo rero bizakuremera. Umwijima urakuzigamira, umwijima ukakuremera, umwijima ugashingwa kurimbura ibintu byose bikugwa nabi byasaziye muri wowe ndetse n'ibindi byinshi cyane. Noneho dans le foie, un d'enzyme rend les composés toxiques ou étrangers inoffensives. Ariko umwijima mu mwijima ibintu byose by'imyanda byakwijemo bimeze nk'uburozi, n'ibindi byose by'inzaduka byawugezemo, umwijima ushinzwe ari muzima ushinzwe kubirwanya ukabibuza kurugera, avant qu'il soit excrété dans l'urine, qu'il passe par l'intestin ou qu'il soit expulsé par la respiration ou la transpiration.
ati umwijima urabihindura ukabinyuza mu mara, ukabinyuza mu mpyiko, ukabinyuza mu byuya kugira ngo imyanda yari kukwica isohoke. Niyo mpamvu il s'agit de deux premières phases de la détoxication. Ni ukuri umwijima ufite iyo mirimo yibanze ibiri. Rero ntabwo nshaka kuwutindaho, mujye mufata neza, muwurinde icyayi, muwurinde inzoga, yarangiza muwurinde kuryama mukesheje, muwurinde kurya amavuta nijoro, muwurinde guhora ushaririye utaba neza, yarangiza ubwo buryo mujye muha ibyo kurya bibisi ngo kuko bafata umwijima neza. Rero ntabwo twarangiza tutababwiye uko bawufata neza. Ufata onyo, karoti, pome n'amavuta y'ibihwagari. Ndasubiramo, ufata karoti nk'urukingo rukomeye rw'umwijima, ugafata onyo nk'ikiribwa kivura impagarike y'umuntu yose, ugafata pome nk'umuti, bivuze ngo ni grand médecin de la famille. Yarangiza ukabikatakata neza, yarangiza ugashyiraho amavuta y'ibihwagari. Iyo uze amavuta y'ibihwagari ugashyiraho ibiyiko bibiri by'ayo mavuta, ushatse wakora icyo bita smoothie, ni ukubisya kuko amashanyarazi yaraje. Yarangiza tukayabyaza. Burya amashanyarazi ntabwo ari gusharira telefone gusa, si no gushyira kuri gaze gusa ngo uteke, ahubwo hari n'uburyo wategura n'utwuma twabigenewe ugasika imitobe yabyo ku badashoboye kubihekenya, badafite amenyo, abana bato. Yarangiza abananirwa kwihanganira ibishaririye, yarangiza abo bose iyo ubiseye ukamucyo ku bintu bita smoothie, yarangiza ukanywa ibyo bikoresho bitatu. Ubuvuye ni pome, ni onyo, ni karoti. Ibyo nshaka ni kumwijima gusa, ariko ushyizeho indimu, yarangiza muri rwa ruhu rw'indimu, icyo gishwa cyayo gifite icyo bita terpene n'ikitwa lycopene, yarangiza yo ifite no gukingira kanseri. Ibi bintu bishobora kuvura umwijima wawe, ukabikoresha none. Wamara kubikoresha none, iyo uzi kurembye ugiye gukora icyo bita traitement detox, byo kuvura ukoresheje koza, gusohora imyanda mu mubiri. Biriya bintu bine, iyo ni indimu, ni pome, ni karoti na onyo, ukabikatira hamwe, ukabisya, ukanywa amazi icyo nakwita igikoma cyabyo. Yarangiza kuko si potage ntibitetse, ahubwo bita smoothie. Yarangiza ukabikoresha 4 mu cyumweru niba uri kwikingira, ukabikoresha iminsi 7 niba uri kwivura. Ibi bintu biba bigenda kukuvura indwara nyinshi, ariko cyane cyane hera ku mwijima, kuko uvuye umwijima abavuye ingingo zose. Noneho niyo mpamvu ndi bugerageze kuvuga, ushyizeho nk'ubuki rero bwiza wabubonye. Ubuki bukize iyo butatetswe ngo bushyushywe ngo buzimiza ko bita diastase. Yarangiza waba ufite vitamine A, B ya mbere, B ya kabiri, B ya gatandatu, B ya 12, vitamine C, vitamine D, vitamine E, niyo bita vitamine B. Niyo mpamvu bavuze ngo, aravuze ngo la miel une pharmacie naturelle. Nukuri ubuki nabwo yari bwiza buba ari pharmacie bubiki wawe. Noneho ibi bintu bihujwe, ubwo twashyizeho amavuta y'ibihwagari, tuba tugiye gufasha abantu babandi batibiro buri munsi, abafite amaraso make, abakunda gusarara, abagwara mu muhogo, abagwaye asthme, inkora yakaye, abananirwa guhina ingingo, abahorana impatwe, abakirutse indwara, abagira ibinya nijoro, ababura igitukuriro, abiheba kenshi. Abo bose bakeneye iyi ndyo. Iyo ni pome, ni karoti, ni onyo, ni indimu. Yarangiza ushyizeho Hark is the shepherd's voice I hear, out in the desert dark and drear, calling the sheep who've gone astray, far from the shepherd's fold away. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wanderers to Jesus. Hari uwabajije ati tubwire ibice bine by'ibitotsi
ndetse n'umuti wa sinezite. Mu gitabo cyitwa Philosophie de la Santé hatubwira ko umuntu abanza guhunikira. Guhunikira ni uko umuntu hagati y'imitsi yumva iva mu mutwe ikorera mu mubiri n'iva mu mubiri ikorera mu mutwe icana isano mu bikanu, umuntu agatangira hakabanza guca imisano y'imitsi yumva iri hejuru y'ijisho ndetse no mu bikanu, umuntu agatangira guca akabogi. Ibyo bitotsi byitwa guhunikira, ni umugabane wa mbere. Icyo gihe bari imitsi yumva yo mu mutwe icanye isano n'iyo mu mubiri. Umuntu ajya agira ibitotsi bya kabiri noneho bisinzira ariko yasamye. Ibyo igifu kiba kikiri maso gusa ariko ingingo zindi zisinziriye. Hakaba igice cya gatatu kibamo kurota. Yarangiza icyo gice cya gatatu cyo kurota, umuntu ashobora kugona cyangwa akarota ariko wamukoraho, yarangiza akareka kugona cyangwa akamenya n'ibyo yarose. Ku gice cya kane ni ibitotsi byitwa gushyirwayo, ibyo bita sommeil profond. Yarangiza gitwara iminota 60. Yarangiza umuntu icyo gihe abasinziriye wanamukoraho ntamenye ko wamukozeho, hari n'igihe wamuterura ntamenye ko wamuteruye. Ibyo nibyo bice bine byo gusinzira. Umuti wa sinezite. Sinezite abantu benshi cyane kuyivura neza no kwiha vitamine C na vitamine A. Ubwo bivuze ngo gukunda kurya ibibisi. Yego. Noneho ikindi ni ugufata ibumba ukarivanga n'amazi yatekanywe na romare, ugasiga ku cyo bita umugina w'izuru, ni ukuva hagati y'amaso yombi ugasiga ukageza ku izuru, ukongera ugasiga ku kamironko. Yarangiza iyo bita abandi bita ingoto, abandi bita pomme d'Adam. Yarangiza bagasigaho. Yarangiza ubwo ni uburyo bwo kuvura aho ngaho. Ariko sinizite ntibayivuriye aho gusa, hari naho bigera. Yarangiza bagafata amazi bagashyiramo ibumba ry'icyatsi kibisi, ubwo ni mu karahuri, ugakamburiramo indimu, ugakuruza serenge wakuyemo urushinge, ugashyira mu mazuru yombi, ubwo n'igihe yakurembeje. Kuko ibyo bita sinizite ni ibyo bita gonflement de sinus. Ni utuntu twitwa sinus tubyimba tugatangira guhurirana. Ariko abantu benshi cyane bakunda kuyitiranya n'iyo bita polype nasale. Sinizite yo urabyuka kaguhu katsamura, umukungu wahugeraho katsamura, ariko ibindi byose bigenda neza. Ariko bitandukanye na polype nasale, aho umuntu ashobora guhora buri gihe avugirana mu mazuru, avugira mu kanwa, adasinzira neza, ahora yasamye, umwana ananirwa konka. Ibyo byose indwara zose zo mu mazuru abantu bakunda kuzita sinizite, ariko ntabwo bari byo. Icya kabiri ni umubyeyi wabyaye umwana yananiwe, nyuma yaho ngo afite indwara yo kuruka, kandi na nyababyeyi yaramanutse, yagiye i Kanombe, bamubwira ko ari ukubaho yigengesereye gusa. Sinzi niba mwabona uko mumufasha hano. Katuje turangira abantu ni koko ni imvugo ya kiganga yorohereza ababyeyi, ariko umwana ntabwo aba yananiwe kuruta abandi banyuze. Ahubwo haba hariho icyo bita muri Bibiliya haratubwira ngo nk'uko umwana w'ikigori atinda mu ngobyi. Buriya abantu benshi cyane umwana avuka nk'abandi bose, koko ashobora kuba hari igihe yananiwe, ariko umwana kunanirwa kwe yageze igihe ntahure n'ingorane ya nyina urunanirwa, ahubwo akananirwa kumusukuma mu gise cya nyuma. N'ubundi umwana arananirwa ariko akaruhuka. Yego. Nizo nzirangiza mugasanga yabyimbagiranye, yatukuye, ugasanga mu nyuma y'imisi 2 yabyimbutse, ariko agakomeza agakura nk'abandi bose. Ahubwo igikuriro cy'umwana mu nda ya nyina yarahuzwe, yarangiza kishobora kuza ari kibi. Yavuka akavuka nabi, agatinda mu bise. N'igihe nyina afite imbaraga umwana wakazibura, ntatandamuke, umwana agatambuka nabi, yarangiza bikazatera ibintu. Rero mu bitandukanye no ku mwana yanyoye ivata, cyangwa mu bitandukanye no ku mwana yavukanye intege nke, yarangiza ubwonko bwe bukaba butujuje ibyangombwa. Rero ibyo abantu bajyamye kubivangura. Rero ni nkaho navuze nti ibigwara nk'ibi ngibi biba bikomeye biri mu izo zano mari prenatale, ababyeyi bakwiriye gushaka abaganga bakarebana kugira ngo n'umavurira amenye uko bavurira, arebe ngo mbese ni imitsi yumva mike, ese ni uruti rw'ubwonko rugoramye, ese ni ubwonko butuzuye. Ubwo ni uburyo bwo kuvura neza. Ariko bikiraho ibuka ko uwo mwana ntibatubwiye ngo ngana ati ni w'imibariza ngahe, ni w'imisi ngahe,
twabimenye. Bwa mbere tuvura nyina iyo umwana ari muto cyane, bwa kabiri tukazavura umwana ageze ku mezi 3 n'igice, tukamuhahirayo akivuka nta kimutwara nubwo itayinyobwa buri munsi, ariko ibyiza no kumurwayi abonana na muganga. Ubwo ari kubabwira ko avura kuwa gatatu w'isabato no kuwa nyuma ariho vendredi. Niho ushobora mbere y'uko uza ubusabwa kumuhamagara bitewe na gahunda nyinshi kuri nimero ya 078 8 45 45 43 49. Iyo nimero niyo ushobora kumubonaho akabanza kuguha randevu. Hari uwabaje atese insoro ntuku umuntu atakaza nibiki? Yego, rakoze cyane. Insoro ntuku nizo mbuto zibyara amaraso, bazita globule rouge. Nta nuko zazize globule niyo bita insoro, kandi ntuku ni rouge, ni umutuku. Bivuga ngo ni bituma turya ibyo kurya byacu byari icyatsi kibisi n'isombe, byara umwera ari ibigori, yarangiza bikazahinduka amaraso atubeshaho. Ibyo bintu byamumara byarangiza bikivanga hose kugira ngo ibyo kurya turya bihinduke ibitubeshaho. Hari uwabajije umuti w'umwana watinze gukambakamba, guhaguruka no kugenda, uyu ari ku mugabane wa Amerika. Uwo nawe yashaka ibumba ritukura, niryo rikungahaye mu bintu by'amagufa bibana umusokoro. Iyo gufa ritukura, ibumba ritukura ukarivanga n'amazi yateke ngo na romare, ukamusigira mu ruti rw'umugongo, yarangiza ubikora 3 ku munsi, ukabikora iminsi 21, uhere kuri 14 kugeza 21, umwana aragenda. Uko ubona kutagenda kurimwe n'ubwenge buke, ugasiga no mu gahanga, ariko kazamuhindura n'ibikoma bigizwe na avoka, bugizwe n'uburo ndetse na bleba. Ariko nko muri Amerika aho washaka n'amavuta y'ingano, iyo bita oil germe watt, yarangiza n'amavuta y'ingano, yarangiza ukayakoresha nayo. Hari undi wabajije ati ipusi yaramuriye, ariko kuva mu mezi birashize yatangiye kumva utuntu tumurya mu kirenge cy'ibumoso, aho yagire kwa muganga babura indwara, none byaranze bigeze munsi y'ibere ry'ibumoso. Yasubiye kwa muganga bamunyuza mu cyuma babura indwara, kandi bambwiye ko atari ubumara. Mfite imyaka 55, mumfashe birandya cyane. Ipusi imuri hashize amezi 7, ariko kuva mu mezi birashize niho yatangiye kumva icyo kibazo. Niba hari icyo mwamufasha. Ndatinya ko yashobora kuba yaragiye kuri centre de santé aho batari bupime, kuko kumurya byaterwa n'ubwoba yakomeje kuzigama niba baramuhaye imiti akiribwa, kuko ipusi ifite ubumara bubi byongera ubwabyo gusa. Yarangiza rero akwiriye kutajya kuri centre de santé, ahubwo akajya ku baganga bakamusuzuma neza ngo barebe ko nta burozi buri kuzereramo. Basanze nta buri kuzereramo, byaba ari ubwoba bafite yuko yamuriye. Ibyo nabyo birashoboka, nabyo ikaba indwara. Kuko ubwoba ni isoko y'indwara zose. Murakoze cyane. Umwana uva imyuna, watangiye kuva imyuna ari umwana akaba ageze mu myaka 17, mwamufasha iki? Uwo bamushakira yitwa Spirilina, yarangiza akajya akunda kuyinywa, yakanywa icyayi cya romare, akakunda kurya salade y'amashu. Yego. Mu ndangire icyo dukora, umwana ufite ikibyimba, umuntu ufite ikibyimba mu ruhago rw'inkari, none twakora iki? Badusezereye batakibazi. Uwo nawe twakivurira kuri telefone, ahubwo nawe azadushaka nko n'abandi badushaka, kugira ngo turebe imiti mushoboye, kuko muri science bavuga ko chaque a son vademecum. Ubwo nuvuga ngo umuntu umwe bashobora kumuvurisha ibishyimba agakira, undi bamuhaga akarwara. Hari umuntu baboha amashuwe agahitwa, undi bamuyamuha akamukiza igifu. Kubw'ibyo rero iyo urebana n'umuganga ubizi, hari ukuntu akubwira ati bino byagufasha, bino ntibyagufasha. Uyu ari kubaza ati mumfashe bana b'Imana, ku munyeshuri iyo ari kwiga soma nka page 3 yazifashe mu mutwe, yagira ku ya 4 zose agasanga yazibagiwe, yafashe iki? Cya kabiri, nubundi iyo umunyeshuri ari kwiga mu ishuri hamwe n'abandi akurikira, ukabona yakurikiye atarangaye, bajya gukora ikizamini yakwiga bikanga, yuko afata mu mutwe, twamufashisha iki? Yego, ntabwo umuntu gufata mu mutwe biterwa nuko yize cyane, ahubwo biterwa n'ubwonko buzima. Ufite oxygene, ufite amaraso ahagije,
ariko abanyeshuri bose bajya bamenya kuzirikana ibi bikurikira, bajya bakunda avoka, bakunda ironji, bakunde kunywa igikoma cy'uburo ku bagifite, kandi birinde kubwirirwa, kuko inzara nyinshi nyoko yashonje agutwite n'inzara nyinshi wagize uri gukora nturya indyo ihagije, byatuma ubwonko bwawe bubika budashobora kubika. Rero nawe ukifashisha ibyo mvuze, avoka, ironji, igikoma cy'uburo ndetse bleba cyangwa sezame. Uwabuze ibitotsi yakwifashisha iki? Biterwa, ntabwo babanza kuvuga ngo wabuze ibitotsi gusa, ahubwo babanza no kumenya icyatumye ubibura. Noneho bwa mbere no gukuraho impamvu ituma ubibura. Bwa mbere birakwiriye ko umuntu yihagira kenshi. Kabiri, akwiriye kurya ntarya amavuta nijoro. Gatatu, akwiriye kwiha amahoro. Kane, akwiriye gukunda kurya imboga kenshi. Gatanu, akwiriye kuba ari umuntu ukoresha amaboko, kuko umuntu ukora ibitotsi bimugwa neza. Uyu ntabwo yadusobanuriye, akunda guha umwana ubuki akaribwa mu nda, kandi ngira ngo hari imyaka umwana aba akwiriye kuba atarya ubuki. Ndumva mwamusobanurira. Baramutse neza bakunda gushaka guhera uwo munsi, ngihe n'umwana yavutse uwo munsi bakumva bamuha pome, bakumva bamuha amata ya soya, bakumva bamuha ubuki. Ibi byose ntabwo ari byo kurya byibanze ku mwana. Icya kabiri, yaba n'umuntu mukuru, hari abantu bashobora kurya ubuki bukabarya mu nda bitewe n'uko akarandaryi kabo kubita mikeze yo muri estoma cyangwa se mu mara ikaba idashobora kwakira ubuki. Bibaho ko hari abantu bamwe barya ibyo kurya runaka bikabagwa nabi, ubwo rero ntibabanza kubahatiraho, ntabwo ndabwiruro babaha, ahubwo barareba ngo reka barebe impamvu ibitera. Niba ari ako karandaryi bakamuha imboga kenshi, ubwo bazamera neza. Kunywa amazi mu gitondo ku muntu mukuru yanywa amazi angana iki? Byiza ni ukunywa amazi ukurikije imirimo urubu rubukore, niba uri ubugende, niba uri ubwikorere, niba uri bwase, niba uri ibyo wanywa amazi agiye kurenga igice cya litiro. Ariko ubundi urugero rwiza ni igice cya litiro ku muntu wese uri hasi y'ibiro 70. Ernest nawe ari kuvuga ati mudufashe, hari umurwayi wa kanseri y'ibere unywa imiti ikamumerera nabi, none yakora iki? No, nta muntu imiti itamererwa nabi ije gusenya indwara, ahubwo abantu benshi cyane bashaka imiti itabagiraho ingaruka. Ariko imiti yose waguha iyo isanze ubutaragari buke cyane, nicyo gituma usanga no wagira no kwa muganga ngo basanze abasirikare bawe ari bake, umubiri utashobora guhangana n'igitero cy'imiti, kuko iyi ndwara ni igitero n'imiti ni ikindi gitero, ariko imibiri yacu niyo ibisiganwa ngo nibyo byose. Rero kubw'ibyo bamwongerera ibintu bifite amaraso n'abasirikari kugira ngo umubiri ushobore kwihanganira ibibazo. Isaac uherereye Malawi, muturangira umuti wo kubura imihango ku bakobwa. Tuvuze imyaka ye, tuvuze niba ashatse, tuvuze abanza kureba impamvu. Umukobwa ashobora kubura imihango, icyo bita amenore, yarangiza akayibura kuko abuze imisemburo ngengamubiri ya gikobwa ihagije, ibyo bita hormone femelle. Yarangiza akaba ntabyo afite, yarangiza ashobora kuba yarashonje kenshi. Gatatu, yabahangayitse. Kane, yabagwaye igituntu. Gatanu, yaba nyina yarahuzwe. Gatandatu, yaba afite ibibyimba. Indwara mbese zo mu mirerantanga zikaba zaramufashe, afite nk'izitwa za kyste ovarienne. Ibyo ngibyo mu byo bamuvurisha habamo sereri gukunda kuyirya, habamo igikoma cy'uburo, habamo amata ya soya. Ariko ibyo byose ndikubabwira bihwanye na kwa kundi kwisuzumisha nyine ngo umuntu amenye ngo bimeze bite. Mumbarize muzehe, umubyeyi wabazwe abyara yemere gukoresha tungurusumu hashize igihe kingana iki? Igihe cyose uruguma rumaze gukira yayikoresha, kandi umuntu wese wabazwe yaba ari ukubyara cyangwa atabyaye, yari gukomereka, abakeneye karoti na sezame akabikoresha kenshi mu byo kurya bya mu gitondo. Umwana wavukiye amezi 7 kandi bavuka ari impanga kandi afite amezi 7, twamufashisha iki ko adahagarika amaguru kandi gato we arahagarara? Nubwo aba yitwa gato ariko niwe gakuru, kuko aba yaramutanze icyumba kinini cyane, ndakaba ari umuvumbi, niyo mpamvu avuka nyuma. Ariko avuka nyuma atari uko ari we gato, ahubwo avuka nyuma kuko ari we waruri imbere, noneho uwo hino akaza vuba
mu guhindukira kwe. Noneho ku bw'ibyo reka tuvuge ko uyu umuntu yavukiye amezi 7 akaba ageze ku mezi 7 yukuramo yandi yaburaga, ubona umenya amezi amaze. Ntabwo noneho niho umenya neza ko ifashabere ryageze. Uyu rero ntiyari yagira ifashabere, ahubwo akeneye kandi abana babiri kuba ntabwo bakwicarira rimwe ko ntabwo babanganya. Burya bamunda buri wese abafite, ntabwo aba yaragabanye n'undi, abafite ukundi yamurushije. Kuri nyina ko wenda sinawe ntuba hari igihe wari indyo ihagije. Rero icyo gihe umusigira ibumba mu gahanga, ukamusigira ibumba mu mugongo rikeya cyane, yarangiza kugazagera mu gihe cyifashabere. Reka duse naho tuhagarikira ibibazo hano bitewe nuko ni byinshi cyane biri kuza, ariko uyu yabaje yatese nakurikiranye icyigisho, none umuntu arwaye diabete akabyimba mu muhogo yakoresha iki? Icyo gihe umuntu wese ufite diabete ubwo agasebwa rwagwarananiwe kurema icyo bita insuline, abakeneye ibintu bisharira, ariko simvuze ibiryo ibikareta, ko simvuze urusenda, ahubwo bamvuze imboga zose rwatsi, imboga zo biti ibyo bita feuille verte foncée, ubwo zirimo za celery, zirimo amashu, zirimo za concombre, zirimo za tungurusumu. Ibyo wabikoresha iyo wegereye nk'ahantu yitwa Dinafarumiba, ufata umuti bita jinko witwa garike, ugafatwa n'uwitwa chlorophylle. Murakoze ku bantu bagerageje gukurikirana. Nge ku ruhande rwanjye numva nabarangira gusaba kubidasobanutse cyane bitewe n'umwanya, kandi namwe murabona ko kuri radio ntago biba byoroshye kuba umuntu yavurwa mu buryo bwinjiye hasi bwa profonderi. Muzakurikirana ibindi ku buryo bwo kumuvugisha no kumusaba randevu, ndetse kubegereranye n'abagorozi bashobora nabo kubafasha kuri ubu burwayi, ku bantu bafite impano yo kunganira ndetse no gufasha abamerewe nabi. Hark is the shepherd's voice I hear, out in the desert dark and drear, calling the sheep who've gone astray, far from the shepherd's fold away. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wanderers to Jesus.